Pita wanje twakundanaga yari umwana ntare ntukabura umuhigo ntare ndi umwami w'ishyamba nitwa ndi ntare Kefini umurongo mukunda wanje akaba n'inshuti yanje. Amen. Amen. Ikintu nari naraharaniye numvaga nabwira Imana, naravuga ngo Mana uzamfashe sinzi uzatanga undi, ariko tuzatandukane nta rubanza ruri hagati yanje nawe. Haleluya. Nabwiraga Imana ngo Mana uzamfashe tuzatandukane na Pita nta rubanza ruri hagati yanje nawe. Imana yarabinkoreye. Ejo bundi rero kugira ngo atahe, ubundi yagombaga gutaha mu minsi mikuru, niko nabibonaga. Ariko Imana iranantegura, iransanga irambwira ngo mu bana bawe hari umwana ugiye gutaha. Ndavuga nti si Pita ko nkimukunze, numvaga mukunze. Wende by'abantu babona nje ntabwo nabibonaga. Numvaga Pita tuzajyana mu rusengero tugashima Imana yarahagurutse, ariko ndi gushima Imana yuko iyi tariki urugenda rusoje. Ndashima Imana rero Pita umunsi yari butahe ejo bundi ndavuye gukora ndaza muhakora ibyo nakagombye kumukorera ubwo burira, ariko nkabona afite imigwe mibi. Bwije rero turaryama, ubundi yamanje kuraza mukuru we, ariko mbona naba ndi kumubangamira. Mu mezi 3 ashize andaza twararanaga, namenya guko byuka nuko kuko kumanywa ntabwo byashobokaga kugira ngo twirwane igihe cyose, ariko ijoro ryose twabaga turi kumwe. Noneho bigeze mu rukerera ejo bundi, bigeze mu rukerera nka saa 8 arize ndahaguruka ndamuterura. Nangije kumuterura arandeba, ndavuga nti Pita wanje rero ndagukunda. Arandeba aramwenyura, ndavuga nti hangane hari aho uzagera ukibagirwa umubabaro. Yari yarababaye ntago wabyumva, yari yarababaye nje mbizi neza. Ndavuga ntangane hari aho uzagera ukibagirwa umubabaro, mbega ukazarya ukahaga ukishima ukanezerwa. Mu kubimubwira rero mbona arasetse, ariko muri ako kanya numva umwuka wo gusenga unjemo. Mwana wanjye ndamusengera, ndangije gusenga ndavuga ntumva Pita rero nta nubwo nari nzi ko ari gutaha. Ndavuga nti Pita rero ndagusengeye, nta umuntu wahemukiye, wari umwana yakundaga kurari Yehova yire we na murumuna we, ariko ndashimira n'uyu mwana. Byatumye adindira mu ishuri kubera kwita kuri Pita. Iyo nabaga nagiye yakoraga ibintu by'abagabo kandi ari umwana, agateka akamujyana hanze akamwotesha akazuba, yamara kumwotesha akazuba akamusubiza mu nzu. Imana imuhumugishe. Nongera gushimira na Sara ahari yumva ko mushimiye, yamfashije kurwana urugamba. Iyo nabaga nagiye nk'ahantu yaba gusenga yaba nahe, ndaramubwiraga nti Pita ni rero Sara ndagiye, Sara akamfasha. Imana imuhereze umugisha. N'undi mwana witwa Odira yamfashije kurwana intambara ikomeye kuri Pita. Imana imuhereze umugisha. Ni byinshi navugira imbere y'Imana nanga se imbere yanyu, ariko Imana ibyumve yuko nyishimiye kubw'uyu munsi. Ubwo rero byageze mu rukerera ndamubwira nti Imana iteguye amayira yawe, nta kintu kiri bugutangire mu mayira, kandi ntabwo nari nzi ko ari gutaha. Nta kintu kiri gutangira mu mayira, uragenda uri umuziranenge, imibabaro yose wahuye nayo Imana irayigukiza. Umwana arandeba aramwenyura. Noneho mu gitondo kwa gatandatu kunyungo mbyuke njye muri repetisiyo, aramubwira nti dore ndagiye muri korari, ariko ntabwo ndatindayo. Andeba ikijisho nkaho namwikuye, amfatira zose nkaguca, arankomeza. Buriya yari ari kumbwira ati ntunsige, arankomeza ni sinagushaka ko ngusiga, ngiye kumwigwatura izo sabararinaza. Ndavuga nubwo wenda nikabaga arongera azanzamuka, ariko nakomeje kumureba uko isaha izinziza, umwana akagenda arushaho kunaga. Ubwo byabaye ngombwa yuko saa 4 ariho asoza urugendo. Ndashima Imana ko ntaguye mu nzira, ndashima Imana ko nta myotsi ziri kunukaho. Nahoraga n'abajenama benshi, hari uwambwiraga ati uzaheka uzananirwa uzageza no mu myaka 20.
abana nk'aba ntabwo bapfaga ahubwo uramureka ukamwicisha inzara kugira ngo uruhuke vuba ngo nawe n'umujenama. Mbega nahuye na byinshi ariko ntabwo amaboko yanjye yavushije amaraso. Twarabanye mu bihe bibi, arararira mu myaka 8 nasinziyemo igihe gito nabara karaga nicaye bugaca mu gitondo nkabyuka kandi ashimira Imana ntabwo nigeze mbura mu murimo w'Imana, yaba mu buryo bwo gukora ku buryo bwo mu mufuka mu bwitange ntabwo Imana itangenjeje mu nshobozi. Imana nishimwe kubw'ibyo. Anasabira n'abandi bagenzi banjye twahuriraga mu Amen. Ahubwo ikintu njyewe kimpagurukije ni ugushima umubyeyi. Amen. 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 Uyu mukobwa yararwanye pe, ntacyo namushima. Amen. Amen. Nta bindi byinshi navuga, Imana izamukora. Nguko dushoje ikiriyo cya Peter, aho ni umubyeyi we wari kuvuga uko babanye, hakaza na sekuru yashimiraga umukazana we. Mwese mwarakoze ku bantu twabanye muri urugendo, murakoze.